Yesu ashimwe. Ndagusoje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'Imana ko impaye uyu mwanya mwiza njye nawe kugira ngo twumve imvugo yayo binyuze mu ijambo ryayo. Ntabitse ko gufata akanya uri mwumva ijambo ry'Imana uri muri soma, ntabwo uri gutakaza umwanya, urimo gukora ikintu mu buzima bwawe utazicuza. Kandi hari impinduka zituruka mu ijambo ry'Imana zinjira mu muntu, kabone nubwo atabyumva cyangwa se ngo yumve hari igikozwe, ariko ntabwo imvugo y'Imana ijya isubira kuri yo, cyangwa se ntabwo ijambo ry'Imana rigera mu muntu ngo ribure umurimo ukomeye wagutse rimukoramo. Hanyuma ukomeze urikunde, ukunde kurisoma, hanyuma ibyo wasomye, ibyo wumvishe ukunde kubisangiza abandi, kubera yuko ni mu gusangiza abandi turushaho gukora umurimo Yesu yadusigiye. Umukoro buri mukristo wese akwiye kugendana, kuvuga ubutumwa bwiza, gusangiza abandi inkuru nziza y'agakiza. Wivuga ngo ubuse ndi pasiteri, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Oya, iyo ni inshingano ya buri umuntu wese wamaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, dore ko umuririmbyi avuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Harimo kurisangiza abandi bizera, harimo no kurisangiza abandi batari bakizwa umwanzi atsikamiye atwaje igitugu, kugira ngo nabo babohoke bave muri buriya bubata, tuzabane nabo mu ijuru. Muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira ku bukene buruta ubundi bukomeye bwugarije isi, bwugarije abantu. Hari igihe umuntu aba adafite amafaranga cyangwa se hari ibintu runaka aba atakagezeho, hanyuma agatekereza yuko ubwo bukene ari bwo afite buruta ubundi. Nibyo koko, kutagira amafaranga, kutabona ibyo wari ukeneye, nibyo birababaza kandi nanone bikajyana umutima kure. Ariko nanone ibyo ngibyo umuntu aba ahangayikiye, iyo abibonye uko byasa kose hongera kwiyongeraho undi muhangayiko w'ibindi biri imbere ataruzuza. Hanyuma abantu benshi mu isi bafite ibintu byinshi, ariko ntabwo bafite byose, kuko nta muntu ugira byose. Ko byamera kose umuntu afite ikintu runaka akenyeho. Nari mvuze ko abantu bafite ibintu byinshi, abantu bafite amafaranga, abantu barize, ariko bahushije intego ikomeye mu buzima, babuze ikintu cy'ingenzi mu buzima, aricyo kumenya Imana. Bivuze ngo ibindi bintu byose umuntu yatunga bitarimo Kristo, bitarimo Imana, ibintu byaba ari ubusa, kubera ko iyi si ubwayo izashira, ariko Kristo uri muri twebwe ntago azashira. Niyo twapfa, abamumenye tuzapfira muri we ku munsi w'umuzuko. Impanda nivuga tumusanganire mu bicu. Hanyuma ibyo ngibyo umuntu yaruhiye nta na kimwe kimuherekeza, nta na kimwe bamuhereza iyo yapfuye ngo agendane, ngo kizabashe nibura kumuhereza kubona Imana ku munsi w'umuzuko. Bivuze ngo ibi byose turimo dushaka, byose turimo turuhira, byose turimo tubirira ibyuya, byose ni iby'igihe gito. Bifite urwibutso hano mu isi gusa, bizagira urwibutso mu bwami bw'Imana gusa mu gihe nabikoresheje ndimo mfasha abandi, ariko nanone nkabikoresha mfasha abandi naramenye Kristo. Kuko nibyo nzakora ntaramenya Kristo, ntaramwakira ngo uwo murimo ngukorere muri we, ntabwo uwo murimo ubasha kugira urwibutso mu bwami bw'Imana, kuko umurimo wose utarakorewe muri we, umurimo wose utarakorewe mu rukundo duhabwa nawe, ntabwo ngo wahagarara imbere y'Imana, ubu ni ubushwambagara. Bivuze ngo twebwe icyo turimo tuvuga ni ubukene buruta abantu bafite, kuba batazi Imana, kuba badafite Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Ndakoresha biri ijambo ry'Imana. Haranditse ngo hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Iri jambo hahirwa mu zindi Bibiliya cyangwa se mu muzi waryo, mu nkomoko yaryo ni abishimye, cyangwa se abafite umunezero, ni abafite imitima ikeneye Imana. Mbese hahirwa mu bundi buryo isobanura abafite ibyishimo, abafite umunezero. Hanyuma iri jambo ubwaryo ryanditse muri Bibiliya mu Isezerano Rishya inshuro zigera kuri 50. Hanyuma iri jambo ubwaryo hahirwa cyangwa se abishimye ntabwo risobanuye yuko umuntu wamenye Kristo cyangwa wamenye Imana atazagira umubabaro. Oya, ahubwo umubabaro wacu
umunezero wacu ntabwo wuzurira inaha mu isi, ndetse muri gahunda y'Imana ntabwo yateguye ko abayizera bazagirira umunezero wuzuye hano mu isi. Oya, ahubwo umunezero wacu wuzuye tuzawubonera kwa Data. Naho umuririmbyi yavuze ngo muri iyi si nta mahoro nahabonera, ngo amahoro yuzuye abonekera mu ijuru, niho nzayabonera kwa Data. None imitima ikeneye Imana n'imitima imeze iti? Impamvu navuze ngo abantu bafite ubukene batazi nuko umuntu ahora yumva ntacyo atwaye, umuntu ahora yumva nta byaha bikomeye akora, akumva imbere y'Imana rwose nta rubanza imucira. Ariko reka nkubwire, niba utarizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, kumwakira mu buzima bwawe, Imana ubwayo ikubona nk'uwapfuye cyangwa se nk'intumbi. Uribuka igihe igihe Yesu yari arimo abwira Yohana ngo yerekeye ari amatorero, hari itorero bagezeho, hanyuma aravuga ngo bibwira yuko ari abakire, ntacyo bakenye, batunze, batunganiwe rwose, nyamara batazi ko ari abatindi bo kubabarirwa, ngo kandi ari impumyi ndetse bambaye ubusa. Bivuze ngo imbere y'Imana umuntu uko yakwihumuriza kose, uko byasa kose atari muri Kristo Yesu, ibyo yakorera byose byaba ari impfabusa. Kandi nkwibutse ko ahangaha barimo batubwira ngo imitima ikeneye Imana, Imana yabibwiyeho Yeremiya, yaramubwira ngo umutima w'umuntu urusha ikintu cyose gushukana, ngo kandi ugira indwara, ngo ntiwizera gukira. Imana imubwirira ijambo imubwira ngo umutima urusha ikintu cyose gushukana, yarimo amubwira ko umuntu mu gihe ari mu byaha abavuga ngo umutima ariko ntuncira n'urubanza, ngo numva nta nicyo bitwaye, ngo ubundi si ibi ni bibi, ngo Imana se yiyobeye ko mbikeneye, ngo Imana se iyobeye ko bibaho, ngo Imana se ngiyobeye ko umuntu ugiye kuburara akiba, ngo uwo muntu ngo yamucira urubanza. Kuko kitarumushira se kandi akoze ikinyuranye n'ijambo ryayo, akoze ibintu binyuranye n'umucyo, ntabwo Imana ikubwira ngo genda wiyeranje. Oya, ntabwo ibyo ngibyo, ni ukwirwanaho no kwidefanda ku muntu. Hanyuma iyo tugeze muri Kristo Yesu nibwo tumurikirwa by'ukuri rero, tukamenya ko imitima yacu ikeneye Imana. Iyo umucyo w'ubutumwa bwiza wakurasiye, ukamenya ko ukeneye Imana, umutima wawe ukumva ko utakwikiza, ukamenya ko ukeneye Kristo. Niyo mpamvu tuvuga rero ngo aba bantu barahirwa cyangwa se barishimye, abafite imitima ikeneye Imana. Undi we akeneye Imana ariko ntabizi, ahora yihumuriza mu makosa ye. Ariko undi we yamaze kumenya ko umutima we ari mubi, amenya ko akeneye Yesu ngo amukize urwo rupfu ruri mu mutima we. Hanyuma ngo abo bantu impamvu bahiriwe n'impamvu bishimye, ngo nuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ntago bishimye kubera ko batunze, ntago bishimye kubera ko bizi. Oya, bishimye kubera ko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ubwami bw'ijuru ni ubwabo gute? Mu ijuru twebwe abizera, abakiriye Kristo, yaduhesheje tike, yaduhesheje ubwishingizi, yaduhesheje uruhushya rwo kwinjira muri urwo rurembo, kuzahagarara imbere y'Imana tudafite ubwoba, kuzahagarara imbere y'Imana tutambaye ubusa, twambaye gukiranuka kwe. Hanyuma icyo nkubwiye ni iki muvandimwe, ni ukugira ngo wumve icyo twagiriwe muri Kristo Yesu, ubuntu butagira akagero twagiriwe. Hanyuma icyo nari ndimo nkubwira ni ubwo bukene buhari, ariko twebwe abizera baratubwiye ngo turahirwa, dufite umunezero, dufite ibyishimo. Ariko ntago mvuze ngo uzagira umunezero cyangwa ibyishimo byuzuye hano mu isi. Oya, ahubwo uzahabwa umusogongero w'ibyo byishimo ukiri hano mu isi. Nibyo kuko tujya tunezerwa, nyamara ibidukomeretsa, ibitubabaza ari byinshi, tukagira amahoro atemba nk'uruzi. Nyamara isi amahoro yayo si uko ameze. Amahoro y'isi ni mu gihe byakunze, amafaranga arahari, ibintu biri kugenda neza, amahoro nayo akaba arahari. Mbwire ko ayo atari amahoro, mbyite gice, mbyite umunezero no gukurwaho kw'amarangamutima. Ariko ibintu bitagenze neza, umuntu aba yakonje, umuntu aba asusaraye, umuntu nta munezero, yijimye mu maso. Ariko muri Kristo harimo umunezero tubonera mu gakiza, ya mariba tuvomeraho y'ibyishimo, mu gakiza harimo umunezero. Hanyuma rero ndimo ndavuga ngo icyampa Imana ikaguhishurira Yesu, ukamenya kuri mubi, ukamenya ko ukeneye Imana mu mutima wawe ngo igukize. Nyamara ntiwakwikiza, wikwihumuriza ngo ntacyo bitwaye, umutima wawe ukeneye Imana. Ariko se kandi niwikeneye, bivuze ko ikuri kure, bivuze ko ibyo ukora itabyihanganira, ahubwo igutegeye amaboko. Icyamuzanye Yesu ni ukugira ngo ashake anakize abazimiye. Muri abo bazimiye nawe urimo. Ngiye yamaze kuntarura, ndi mu rugo rwe. Ariko niba ataragutarura, niba wumva ukiri kure y'amasezerano, ukumva ibyo utabikoraho, aragutegereje ngo akwakire, ntaguciraho iteka. Arakubwira ngo ngwino, ngo nawe mubona apfiriye urimo.
Reka dusenge. Urakoze Imana kongera kuganira natwe, utwemeje neza ko dukeneye Imana kandi dukeneye kumurikirwa by'ukuri ngo tumenye ko turi babi tutakwikiza. Urakoze kuvugana n'umutima w'uyu muntu, umufashe, umube hafi cyane, umwigishe kuruta uko namwigisha. Icyubahiro cyose kikugarukire Data. Urakoze kubw'uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen.